urabona uyu mushenzi w'umugore ngaranyikaraga hora hano kunagenda azunguza zira bafureze z'imisi akusha henganze mudihe wakakubitwa n'inkuba henganze hagaranze mu iyo mizutu nyine ariko uyu mugabo ni ndagucinya uyu mugabo ni ya mizutu atureye ko ntabikubita sha waramutse neza se waramutse neza rero unyihanganire ariko nashaka kukuyobora kunyoboza yego ni numva muri ahantu nzi ndakuyobora nashaka kukuyoboza ku muntu witwa Ganza Ganza se ko ari benshi Ganza w'umukobwa Ganza w'umuhungu umusore ufite umusatsi utari mwinshi wa naturere ese mwana uwo mwana nkaba mufitanye gahunda ko ndeba ukiri agakobwa gatoya kari mu bwangavu aho si kwa kundi abakobwa bajya gusura abasore muri za geto ugasanga bakuye inda z'indaro oya ka ntago ari ibyo gusa nyine wenda wowe uri mukuru nta kintu naguhisha yego mwana wanjye ariko Ganza ndamukunda turakundana gusa we nyine ubona atabirimo neza ariko nyine ngenda mukunda umukobwa iyo yakunze umusore rwose akashyiramo imbaraga agakoresha ibishoboka byose birangira umusore nawe amukunze ndamukunda cyane 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 ku buryo ikintu icyo byansaba icyo ari cyo cyose nagikora kugira ngo dukundane kuko rigana umushe ko niba ari abakire rero ndamukunda cyane wari ugize uti icyo cyasaba gukora cyose nagikora cyane wagerageza ugashyiramo imbaraga ariko si ikibazo wakora nk'iki mwana wanjye ko iyo umuntu ubona atagukunze biba ari ikibazo mbona nyine atabirimo neza ubona atabyitayeho niba afite utundi dukobwa ku ruhande simbizi ariko uko byagenda kose nubwo bambwira ngo njye mu bapfumu dukundane najya kuko ndamukunda cyane iyo tutavuganye mba numva umutima wanjye wenda gusandara ndamukunda cyane ku buryo bushoboka mbese ndumva umutima wanjye utamerewe neza kandi wabo ntabwo ndahamenya Odi ni kare iminsi myinshi pe ntabwo aragiye urahera wari umeze neza se cyane ukuri ndaho ndashima Imana pe nanjye rero nahinduye muri siporo ndavuga ati wanyura hano nkakurebaho nkareba ukomeza nubwo ujya uza nanjye tujyana nawe se umeze uricyo urashaka gukora siporo ra ibyo byiza nyine nkagenda muri akamuvuma gake gake shaho nubwo nyuze hano ariko mfite amakuru ababaje ayaheze ntabwo uzi umumama utuye hariya hepfo wari ufite umugabo w'umupasiteri ndamuzi umumama mugufi w'igikara shaho amaze iminsi akuyemo inda yego se kandi shaho n'umugabo baramubuze yari atwite se yari atwite umugabo we rero nawe baramubuze yaburiye irengero nimba yarapfuye simbizi
Nese amaze igihe kingana iki? Ubwo kwashize igihe nuko. Nese umugabo we nzi ko yari umupasiteri nta kindi kintu yakoraga. Yigize rimwe kunyigisha nyine duhuriye mu nzira arampamugarika nyine ko nakunda ibintu byo kwigira mu nzira ndamuhakanira. Ubundi ahura n'umukobwa wanjye nawe urabona ko urubyiruko rukunda kwiyambarira ngo yari yambaye akamini ngo nawe baramwigisha amubwira tujye wambara neza. Ni ibyo ngibyo mwibukiraho disi yari umugabo mwiza. Nahise ubwo urumva wowe nimba Imana yari yakuraritse ukabyanga urumva nta kibazo ufite. amurangiye ariko hari icyo ugize uti nakagombye icyo byasaba cyose kugikora ngo niyo byasaba kujya mu bapfumu najyayo nabibwirwa n'iki se nimba nanjye utangaga mu ahubwo uri umuntu ahako se nkubwiye ibanga ryanjye twumvikane neza. Niba utahanyoboye ukazibeshya ukamvamo nawe nzakureka ayo maguru nzayahera. ubwo rero urareba ukabona ububere burahagaze ukabona mu nda haracyari zeru warangiza ukashyanika umukecuru yewe ndi nyina wa nyoko aho udashaje se n'undi no munsi wagashenze agashenze unkoze mu mutwe ntagukora urashaka guhangana nanjye ukamubwire mukobwa twumvikana ahubwo ari wowe umenya kuri mukecuru nakurangiye ariko ubu gutekereza kujya mu bapfumu nta kiza cyo mu bapfumu kuko iby'abapfumu biribwa n'abapfu umuntu watekereje kujya mu bapfumu yanaroga akanica. Ushatse kuvuga ko ndi umupfu njyewe ahubwo uruta n'uwapfuye akanuka. ngaho genda wa nkecuru ko gatambika ibirenge Waritse tukamusura. Umuntu wahuye n'ikibazo nka kiriya abakeneye abantu bamuhumuriza. Ubwo se twagiyeho nka ryari? Ngenda umva naza kwitwaza twagiyeho nka mvuye nko mu kazi nimugoroba. Kuri phone mpamagara. Kesa. Sawa murakoze cyane. Ariko buriya ibintu mama winambwiye cyerekeranye n'uriya mugabo bino bintu ngiye kubibyaza umusaruro. Ayo makuru ni ay'ingenzi. Ahubwo ndaje kanze mbanze mutangeyo. Niko bimeze ngomba kumutangayo kangenda ahubwo. Amaronji natatu desi. Okay. Tamurebera neza. Kundi binini? Turinganye. Ati igiseko cyerekezo. Yego. Ubuhinzi. Yego, murakoze cyane. Mbagarure. Ujya kandi kwihuta. Yego. Urakoze. Bana nimfasha ndayacuruza nyamara. Angela, komeza hano mu cyuma muri salo sinabasha kuhageraho. Yewe Solange we. Waramutse utese muvanga. Ni ugukomera rero ukaba intwari ntiherane n'agahinda ukomeze wihate utubuto urumva Ngira ubuse ibintu byo kurya nibyo byananiye. Ese ubu mu Rwanda kugira ngo nyamara kumva iriya telefone ibindi byose sinzi uko byose bigenda. muvandimwe rero iyo umuntu atwite niyo mpamvu biba bisaba guhora nta kintu kimukura ku murongo kimutera stress. Ngiye kuvuga isengesho rikomeza rikagukomeza kugira ngo mbashe kujya nanjye mu kazi. Nawe no gusenga ninde wayikoreye ngo yikorere amaboko. Reka twizere. Reka mushyire imbere y'Imana kugira ngo mbashe kwihuta. Mana mu izina rya Yesu nkweretse ubuzima bwa Solange
turagushimira ko no mu gihe cy'ibibazo wabanye nawe n'ubu ugakomeza kuba imana ye, nkomeje kumukwereka mu buzima bwe, komeza ubane nawe, komeza umukomeze muri iki gihe, ntiyumve ko ari wenyine, ahubwo imbaraga zawe zikomeze zibe muri we, ukomeze umwamamarize ibendera ryo kwizera, akomeze kukwizera ndetse no kurutaho. Ndagushimiye mwami wanjye ko wakomeje kumubera ku rugamba, komeza umurwanire intambara izaze n'izo atazi, ni mu izina rye rifite ubutwari n'ubushobozi data, amen. Imana izakomeza kukurinda, Imana ntizagukoza isoni, uwayikoreye ntabwo ujye muteza abantu, izakurinda. ubuzima busanzwe Ndaho ndakomeye, naganza wanjye nyine biraho, ariko mva inzindi nkuru nzazikubwiraho maze gukira neza. Umva sora amakuru ni mashyashya. n'icyabaye igisoro Igisore kora n'abakobwa ndakurahiye, none n'uwo twahuye arandangisha ngo nimurangire ngo kumwana twagana, ariko arangije arasuzuma umukobwa ushira isura kubi ngo ariko ngo mukecuru abonaga ashaje kubera ifaranga, ntabwo tujya dusaza. None iyo bigeze muri Yesu turatengamara we, nawe uragira ngo utsatse kandi mu nda haba hamereye nabi. sha nyine guseka byongera imbaraga n'isi yo kurama. Rero reka nkwegereze hano kugira ngo uze kugira agakapu ko nzaba gatwara n'ubutaha. Yego urakoze cyane rero, amahoro y'Imana nakomeza abane nawe. Umva ndashaka ko ukira vuba, mfite amakuru ashyushye tugomba kuzaganiraho. Ngaho Murakoze. bye bye. Bosi wirata. bose biratanye Wirata se utirata ntago wanyimye akazi. kuguha akazi se n'itegeko, Umbeshye ngo uzakama mpore nza kukureba nk'uhuru. none se ngenzire kwa kukazi. Ubu ndakora rero. Ibi ni byo ukora? Ibi nibyo nkora kandi biramfashije. Ubu ndakora. Ubuzunguzayi? Ubuzunguzayi kandi burantunze. Iyo aba wari uzi ukuntu leta yabahagurukiye muri ino minsi. Ibyo bya leta suri kuvuga nabo baratuzi ko tutishoboye. Nguhaye iminsi mike itagera kuri iriya, ariko ubundi uhora umpigisha uruhindu kubera iki wavuga? none se ni gute muzakora ibitemewe Ariko tukabashyigikira? hari ikintu napfuye nawe. Ni iki kinapfuye nawe ku buryo ntacyo gusa ntabwo bwa mbere unyimya akazi usanze nako ndi kwikorera karakurisha rirakumaze. muri si ishyari ry'ikirega, ntabwo ubuzunguzayi bwemewe muri iki gihugu. Usa utanga imisoro, imisoro suri kumva. nguhaye igihe gito gishoboka, kwanza ntibirenze iminsi ibiri imodoka y'irondo itagupakiye. Yewe nuko nigiguhiye niyo w'intashe igihe kanigendere. urabona uyu mushenzi w'umugore ngo aranyikaragahora hano kunagenda azunguza ziriya bafure ze z'imiti akusha renga nze mudihe ukakubitwa n'inkuba hengaze iyo mizo tunyuze. Ariko uyu mugabo ndagucinye, uyu mugabo ni wakunze. yabizo turature ko ntabikubita sha kirekare we uzongera uzunguze ucike no muri izi karitsiye kirekare we. Uyu mukozi amaze kwigira nabi, ngo n'inkweto zanjye niyagenda abanje kuzihanagura no kubanza nkihanagura n'inkweto. Ganza iwe ndimo kurota. Ganza iwe Ninde ukuzanye? Ganza umeze uti? Wowe ninde ukuzanye hano? Sibwo ngo basi wanampubi sibwo ntabwo warungu. Ngaho Tibira we. ukumbura ndetse ngenziranye nawe. Cyane ukumbura agakamicanga. Nikorera ibyo nkora, hari uwakuntumye ahari. Ako sibwo ngo bwagire kubyo ngibyo. Someza. Meze gutyo ndebe. Ako sibwo ndo aduvuga neza. Meze ntese ndi ibigori ko ari byo bimera. Uzishura nagushaka. Ushaka se mfitanye iyihe gahunda nawe? Aho kuzuko ngo amagara n'umwe. Ni wowe uhora unesha umutwe wakuye nimero zanjye kuri Facebook. Ndagukunda Ganza nawe dore ko urankunda. Reka ndebe, ufite nyashi se byibura? Ufite nyashi? Nyashi se ni? Nyashi ya hehe? Yo sha weho urambabaje. Mwabaje se mwanagure se umutwa. Mwanagurira inkweto se gihorere wowe nta bufasha bwawe nkeneye. Kubera iki se urazana ibyo bintu by'inkundo nta na nyashi ufite? Ako si undi nyashi nawe ngo bishyikirizwe. Nyashi si undi ni? Nyashi ni ukuba uteye neza nyine tu. Kese ngo nteye nabi Ganza. Uteye nabi nyine ubwo se akabuno kangana gutyo nta na nyashi. Wagire kakumbabaza. Ntubabaze gute se? Kawe ubwo ari wowe mbabaje.
nza kujya nyine kureba gusa nari ngukumbuye nimba wabona nari ngukumbuye ariko iyo ntebe ahubwo uri kwicaraho uzi uwo yateguriwe ari indi iyi ntebe se aho ufite udutebe twiza uzi uwo yateguriwe wenda uzi uyicaraho ahubwo haguruka ugende uve hano ngehe ngize amahirwe mbonye iwanyu genda ugiye wajya ahubwo urukundo rwawe nzarumukesha noneho nzajya nza hano buri munsi uza hano se kwenda iki kureba va muko inzira yakuzanye urayizi babari bwanza ngewe nari ngukumbuye genda ugiye wajyaga kandi nari nje kukureba aho kurambaza usika amazi icyumweru cyose ngushaka unshakamo iki ngiye kukureba kumufuka kumuseka hanyuma nundeba se wunguka iki basi numva umutima wanjye wishe basi wari wapanze se ko nuzi uri mu kabisa ngaho kamereza iki genda ntabwo ndi wite ngenda ni nkakuri kamereza ntabwo banza ubwe niba nari wite ngenda bikamuhita uguma ntayo ndahita mpaguma umunsi wose mu cyumba muri salo sinabasha kuhageraho ngaho umeze muteze ndabona umeze neza ko ntabwo umenye witwa Suzi ntabwo wamenya kubera ntabwo kenshi mba ndi mu rugo mba nagiye mu kazi nubwo nuko numvise ngo wagize ibyago ndi umuturanyi wawe ntuye hano haruguru gatoya wasanga ari we hano ruguru mu bipangu njya nyuraho birashoboka umubini uramuzi ni inshuti yawe uramwizera cyane se buriya rero buriya ngiye nkunda kugana n'umuntu mubwira nkamwibwira ko biramfasha bituma nta bindi mera mu mutwe muraziranye turaziranye nyine gutyo tuba duhurira mu kazi gutyo gusa nanone genda uhamya ko ashobora no kuba ari inyuma y'ibi bintu byose byakubayeho mbese icyo waba ubiziho se papa wanyu se harya se yari pasiteri yego numvise ngo bigeze no guhura ngashaka kumuhanurira kumwigisha mu muhanda ubizi se arabyanga nyine niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ntukizere umuntu urumva ko ibyo ngiye kukubwira ari ukuri ko nk'ibyo sinari mbizi hari n'ubwo ngo bari mu rusengero ngo imbango yarahuye n'umwana we ngo Wini ngashaka kumwigisha ibintu nk'ibyo nyine baraserera yego rangiye ndahamya nashidikanya ko ashobora kuba ari inyuma y'ibintu byose byakubayeho nyamara bivuze ngo abagore ntiboroshye nta koro kumbe kandi nawe uzigenzura urebe ariko 99% bino binabiri inyuma hari ubwo uzi emosiyo abanyereka undi umuntu akwereka isura y'inyuma akimbere utayizi niyo mpamvu nkubwiye ngo ntukizere umuntu mbega se inyungu bifitemo ni iyihe ko nzakira namaze kwiyakira nubwo nta makuru y'umugabo wanjye mfite nariyakiriye ndagira ngo nture agatege ubuzima bukomeze njye mfite amakuru yizewe uriya mugore ngo aranajya kuraguza sima azi ku bupfumu ubwo rero hari umuntu bahahuriye niwe wampaye izo nkuru zose ku mupfumu ambwira ko ngo yaguterereje ihembe ari naryo ryatumye wikubita hasi none sindi jya kuvamo niba waguye nuko rero nibyo nkubwira birizewe ariko urabizi hari ibintu mbwiye bisa n'ibyo nzi kandi tuziranye ariko ariya njye avuga ihembe nzazana inkuba noneho twese dupfakare reka nkubwire n'ikimenyimenyi guha ikimenyetso gifatika ku mugoroba uze kureba ko ataza kugusura araza kureba uko umeze kugira ngo ayishyiremo n'ibindi yaza se
si uranzi si ubwa mbere umbonye uretse urabureba araza kuza ubu yamfashije akaza uze kumbwira yewe umubyeyi ntabwo ari buze kandi nanaza nigashyigira bimushyiguye ndakubwira ati nimugoroba araza kuza ariko uriya mugore ariyoberanya ashobora kuza ariko nanjye arasohotse yewega mubyeyi rero dore ngarazana ibinwa byo ariko si ubwo ngubwo wacyure nese wambesha ariko wa mukobwa uzi ko ufite gahunda ntayigira ngaho kambe nagira ngo mbanze mwumve oya tongera kumbesha banzanye uramu umundi umva mbare rimwe mbare kabiri wahagurutse hano utaragira mbare rimwe mbare kabiri mpamagare nako ubundi ndarindira mpamagara zamu wowe sinaguterura nka prince Pipamba ako sibwo aho uramenya n'ukuntu mba mbyifuza aho bankorera impuhwe wa mukobwa haguruka aha bitaraba nawe ntabwo ngenda urugendo reka nze nkwereke ahubwo se agira akamahane ubundi wacu tukaganira reka nze mfungurire Maxi nikurya urarya se suhara ntwari kandi ari ngiye ariko uyu mukobwa ni gatu ubundi iyo wowe yakwiye kumva mba numva nta n'ikintu cyankoraho nubwo intara 10 zaza ntacyo nzangana ngiye ngiye kuzana Maxi nikurya n'uvuga wa mukobwa wavuya utarabona ubundi wajya uganira ganira nawe se ngana nawe mu ubu ngewe ubundi va hano bitaraba nabi ariko si biki biba nabi kanze nzani Maxi sha asigiye ese kumbuza kugenda hasi waretse basi tukagana rabo ese kumbuza nari ngukunda ako mana yanjye ubuje kunyicira gahunda nari nifite gahunda zanjye se zirakureba basi uzajya umbwira mubwira icyo ari mbwire nyine gahunda zanjye ntambwira ko nahuye n'ibigeragezo byinshi ubu ni ukugira ngo ndakaze gusa ubu se ndi ikigerageza ariko ubundi ubwonko bwagera ubu ni ukugira ngo nteshe gahunda gusa gahunda se yiwe haguruka hano njye nikorera ibyo nkora kuko ubu wanze kuhaba ukuntu iyo rukuba gutema mbari ariko noneho uzi ko utumye nseka kandi mbabaye ibyo bundi nibyo mbashaka iyo umuntu w'umugabo atangiye guseka ababaye aba agiye gukurikirana babaraso aho kuva ubundi ndambona undi y'urukundo wamufashe wa mukobwa ufite irari ndari iki ufite irari se tiki nzane Maxi njyewe ni Maxi niza hano hakurambaza iki ubundi uru telefone rwawe nirwo ruhora rundisha umutwe fata ibi telefone byawe mbare kabiri wagiye ako ubundi arabura no kunyakira mbare kabiri wagiye ganza ntabwo ngende ni uko gukubita abakobwa babibujije mbare kabiri wagiye humura imana izi byose rero urumva mvuye mu kazi naniwe ndabarambwira ngo hari umuturanyi wahuye n'ibibazo ndavuga ati ibyo ari byo byose burya ejo nanjye narwara ukansura cyangwa se nkagira n'ikindi kibazo ndavuga ati reka nze nkugereho reka mbe nguhaye tuno tuceri nubwo ari dutoya rumva byantunguye uze kugura agasukari yewe urakoze Imana igumugisha bajyaga bavuga ko abakira atari abantu Imana igumugisha ni ukuri mbega nta mutima mubi ukandeba rwose rero ntabwo mbasha kuguherekeza ndabyumva ni ukuri Bire neza boss. Ni umumotari muvugana. Bari bambaye nimero zanyu ngo bahamagare. Babambwiye ngo ni Ganza yego umwe w'umusatsi wa naturere na favor ukuntu n'ubwanwa. Niba rwose. Boss rero ubwo ngubwo akazi ndagakora kandi nzi neza ko naragashobora. Iby'amafaranga byo turazi kubivugana nta kibazo. ko numva uri kwitunganya wabaye uzi ibintu bimbayeho wowe muri aka kanya ntibigize mpuye n'umukecuru kagira inkuru ibintu ankoreye ntabwo wabyumva wowe bwoko kiza
ahubwo reka mwereke no kushana bitubwire neza nizeye ko tutari butinde kuko hari ahantu nigendeye cyangwa namubwenda n'umutima wanjye waruhuka ndase bagendanye n'ibyo kwicara wagendana n'agasharupe ibintu bimbayeho tuzi wa mutipe nakubwiye gupfaganza rero maze iminsi tutavugana kuri telefone kandi urabizi ndamukunda kuko niyo tutavuganye umunsi ndabizi uri kumamagara mbwira ngo ganza noneho rero tumaze nk'icyumweru tutavugana mpamagara niba yarankize blacklist simbizi nkamwandikira nansubize kandi urabizi ko abona arahamenya ndabyuka nditegura nyine nawe urabona ko nambaye neza umuntu ugiye kureba nanjye ubwo nanyobewe uburyo cyo wambaye neza ukaba uri kuzamuka witunganya noneho mpana n'umukecuru kameze gate agakecuru ushaka inshinzi ariko abakecuru b'iki gihe uragira ngo nubwo abana b'iki gihe twananiranye abakecuru baroroshye waramutse umukecuru nyanjye ngo ubwo namwubashye ngo mwise umukecuru gatakubwiye ngo umukecuru ni nyina wa nyoko wagize amahirwe ariko watujije ukumva inkuru ngiye kugutera arikiriza yabanje arikiriza ndamubwira se wandangiye kwa ganza muganda se ngo baganda se kari benshi nyine yigize atya yagamitse arambwira ngo aramuzi ambaza icyo mushaka nyine sinamuzi numvaga nyine ari umuntu mukuru ari umubyeyi nta kintu namuhishe ntabwo ari kumbwira ngo ati nyine ganza nyine ndamukunda mumubwira nyine sitori zose ndamubwira ati nakora igishoboka cyose kugira ngo nkundane na ganza kuko ndamukunda cyane ndangije ati sibwo nk'igiki wakora ndamubwira ati no mu bapfumu najyayo nguki abapfumu najyayo nyine ko nawe urwo sura uko sanze abasore baharura bazi ndashaganza ni mwiza kabisa aferi ya mbere irabashye uyu mudugudu naraye ntwaye umujama mbwira ko habamo ibyana kama mbaya n'ubundi turi ku musozi w'agahinda n'ubundi bazashyingura isengeri basenga ugapfa wanaterekera ugapfa ye kurya ibyana na ba nyina nyiri moto nashaka azagirukane ari ubundi uriye ibyana ukarya neza ukajya naho ushatse iyo niyo firingi y'abamotari mani mutwara aha 200 kugera mu gakaritsiye bambwiye ngo karigira za Bumbogo 600 kugera aho bita ngo igasanza ari hirya 300 wongeye kurya ibyana na ba nyina moto no kwishyira ku cyangwe tayari tujyana ateretse icyana ndobo amara kujya ku kimena nanjye nshinyuma ya ku kintu nubanga azajya tereta aho nsanze agereje nzajya mperaho nubwo nusanga bari kumutereta ngiye nzamutwara terete ahagereje nge mperaho wabaye uti undi uyu nguyu ni inshuti yanjye cyane noneho aranyije ayiba yanze kuhandangira shano bushije umujinya nyinshi nimbura nagatimbura ngo ubwo ngo nawe ngo nazamugirayo ngo nkamuroga ariko ndakabwiye ngo nikibeshya akakambamo ari amaguru nzayatambikisha ndikumva wamara amaje noneho ibindi bintu bimbaye mba ndagiye nyine gutyo ndi kuyoboza kumbe nsangane ubwo warebye uko umva nimbwira ngo numbishije umutima wanjye ukeye numva ndishimye ariko shaka kwaganza ni heza ariko se ubundi ubona wa musore ubundi mukwiranye ariko se ubundi ngiye mwayihiye bavuga ibiguruka bikagira nawe nakwananaga na Enoserega bamushinzeho nese Enoserega ko ari boss wanjye ariko nawe ngigomba kunya ko ari musaza wanjye ngaho nyibwira ibyaganza byarangiye bite nta kibazo ariko arata dusigase turi inshuti nese njye usigaye ubwira amabanga yawe yose ngambwira nyine nuko rero shaho mba ndagiye ndamusuza ariko nyine ganzanga kumumuko kubera sha nyine ganza nabonaga nyine atanyitayeho atanyishimiye nawe aransiririza ngo nankunda ngo yikundira ngo afite nyashi ngo motaye yanjye ngo ntayikunda akundi nyashi nibi kora nkubwira we ntabwo uzifite ikibuno izo nyashi rero ikibuno hajya sinumvishe ko ari ahantu bitereshaho amabuye yego n'inshinge zaraje kubera yuko ngiye kugura cya kindi bagura yazabimenya ngiye kuzashaka urushinge ngwiteza nanjye ngira izo nyashi ndeka atazankunda cyangwa se ako kamubaza ko hari ikintu nshaka oya kambanze nkubaza ganza wabonye ari we musore wenyine erega ndamukunda ganza se nabona undi mukobwa ngomba kubana na ganza uko byagenda kose
ahubwo mva idiri nshaka kunkinira inshuti yanjye twabaye inshuti hari ubwo tugishwana oya urabizi nyine turenga ukunda ndashaka yuko umuhumuro zakanze urumva ukamumpamagarira ukamera nk'aho uri kumutereteshaho urumva ubu ukamubwira ko ufite na nyashi hanyuma ukamusaba ukazaza kugusura sibyo ubundi nkazaza namusanga iwanyu mbese ubwo ntuhamusanga ntamusanga se ubwo wowe n'ubyumva ko se wajya ureka kwigira umwana nta kibazo uzingiza amahirwe akanira ko wa mukobwa warasaze ariko si ufite ikibazo ndetse yariguteye ntagutwara atantwara se arumva yanirinda se nantwara ubu ngubu nk'abasaza ariko yumvishe iki kiganiro byagenze uzabimabwira nawe nyine ngiye ikibazo si icyo ngicyo sibyo nk'ubu ganza guteye nyine nibyo byiza ahubwo nibyo byaba ari byiza ahubwo ikibazo ahubwo se kuri igicucu kimwe kidatekereza urumva uwo muhungu akunda abakobwa cyakunda ibyiza bafite oya nta kibazo yewe umuntu yareba no kunabigenza ariko ibyo ngibyo wakubundi wowe wagiye ukura ubundi ubwonko bw'ikintu nshaka kukubwira n'ukintu nese none niyo mpamvu abahungu bankunda none ubwo ngubwo nyine nose n'ubu ureba n'ibibona byawe ukabigenda bidedera nese nzazira uko imana ahubwo yandemye mbwira wo ubigenza ni ukuri ko imana nta kintu igihe nkoresha rero usanga ureba ahubwo se siwaza kuzinyoreza kuri WhatsApp kugira umva ndimo ndihuta nta kibazo wumvaga kuzikohereza uzamuhamagarire dukine izo deri kandi nizicamo nzagura aha cyambere nuko nkunda musaza wawe ibindi byo ntabwo bindeba subizi se rero ngaho nyine genda aho watwe mutegerereza hano niyo gahunda iriho none ndayabona mana yo mu ijuru koko amavunane ya okay ari bariko mana niyo ishobora byose akora abuja babuka tuvugane mere kuri we mwabyabyana ngiye kurya muri iyi minsi ishize Yiriwe neza Yiriwe neza nishaka kurangisha ko ndangisha hehe ubona n'agapfukamunwa tuvugane neza ubimbwire neza muri iyi karitsiye ntabwo mumenyereye yego nshaka ko njyana ahantu bita kwa ganza ndetse ko muhungu azwi cyane yego ntabwo ari umugenzi arampamagaye mbo uwo muhungu waba ufite favore ufite n'umusatsi ukuntu baba datawe cya gisore agira inkuru nshaka kumbwira ko uriya mwana ariwe yimenamo gusa umumotari mujye mugabanya ibintu bimeze gute se mbese nk'ibyo bizanye ariko reka mubwire mbabarira ikora amana ukunda abagabo koko koko mbese nk'ibyo bizanye gute hari ubwo biri muri gahunda yo kuntwara umva se reka nabyo mbivuge ubivugira se ibiriho biravugwa nigendere oya reka tuvugane okay mbo reka rero mbo kugerayo ni amafaranga 2,000 urafite kwa ganza utanavuye mu mudugudu umwe ngo ujya mu wundi oya ni 2,000 ariko narega nawe mabuje urabibona ari kumva mbabarira ngeze ngatugende okay urayamba ariko mana wa musore ariko nizere ko hazi oya ndahazi mana wa musore urya neza koko kwa motari b'iminsi mumezemo oya ariko nawe ari wowe kariho karavugwa tugenda ahubwo nkugeze uyu nkora kora okay cyana moto tugende reka nza tugende kaze tugereyo erega kubera ubwiza ufite rukumva na bimwe biranga abantu umuntu abakeneye mana yagasane tugende ariko ntabwo nkugeze amahoro kubera si kigira nitegera undi mu motari oya cyangwa amagaro wari usanzwe nanjye ndi umuntu nk'abandi rega nuko numva ufite amatiku menshi oya nta by'amatiku nawe ndi umuntu nk'abandi ngo tugende tujye tubiganiraho tugere kwa ganza kiriya gisore nanjye nkabona batukura bagira abafavore bagira imisatsi bagira ute musubize kasike yawe nigende mbabara basi tugende mbabara tugende icaraho nyine watonze nambare kasike reba imbere mbega ganza ndakujyanye umva igira imbere se igira hano imbere ariko andicaye ariko ako se nimba murakubwira ako se kandi utwaye kuki utigira imbere mana ya motari kamvyo oya okay ko twagiye noneho fata
kugira ngo utagwa ndi umukecuru ariko se n'ubu ntimugeza ko uwo musore wabayeho nabi waguye uragira ngo atamene nshaje imyaka mfite urana ariyo kugenda mfasha umumotari ku rutugu twumvikane ndagutwaye nkujyanye kwa ganza yego fata neza twirinde accident yo mu muhanda kugenda ngufasha bori cyare kankwereka ukuntu ufata kamviye kuri moto okay twagiye umumotari b'iminsi mwagiye mwabayemo uvuga ko muri abahehesi namwe ariko se abahehesi uragira ngo tubigenze gute ese ntituri abana nk'abana ubu se ganza arinze kumera kuriya nesuri nzugana gutubwo nta mugore ufite kamba tuzi kwisegera hasi kubera nyasha bavuze mana yanjye umumotari kambe kuri moto oya reka nkwereke reka ko tugiye kubikora kumva ku mafaranga wagombaga kumva uragabanyaho 500 yose we tugende ngiye gukora tuganira yego gakore kuruhereko twagiye ndabyibutse nakuyobeje ariko reka nkwereke kugiye umva nyine vaho kumva nkwereke igipangu ndabyibutse reka nahaje ari nijoro no kwihangana wa mumotari wamvanze mutwe narwo natwara nomero zawe reka nawe ari wowe wabikora mago sinakubwiye ikibazo nahuye nacyo mbo tuvuga ngo rero uri kubibona reba hano uri kubibona ako sinakwiyamye nyine reka nkurangire nyine winkoraho ndangira utankoraho ariko so waritse nkakurangira to reba hano reba hariya kandi ndahamagara abayobozi urangwereka igipangu cyabo bataha nyine winkoraho ko se ubundi mwabaye umumotari mwabaye muti umva nyine we ngo nkwereke ukuntu nyine winkoraho mbwira utankoraho urabona kwiriya nzu uri kwibona tugenda nkwereke mbo urazamuka ntabwo uri kwiyubaha hano imbere nawe urabona n'abantu bahari ko se abantu icyo nkora kidakorwa n'igiki mpa bibiri byanjye nyine ngambwira ko reka mbwira nimero okay ntacyo ariko ni 078 9 8 2 0 niyo ngiyo amazina nanjye handitseho niba ukuntu wavangiye mu mutwe ibaruye kuri umva nyine wambabariye ko baburuye kuri jampi ndahageze ngareba ku message reba message tugenda bakugeza kwa nyine nahabonye reka njya gukoma ariyo ndabizi ari ngaho genda rero mama bikigiye mukuriye kwisi yenda bakurya shaho n'ubundi nicyo mwaremewe yenda bakumenemo nyine amacunda mu bisabo wagira dutese ganza nahageze sawa nareba ingaho banguka sawa Oh, Cynthia. Oui. Umeze bite? Mbere nice to meet you. Karibu. Ariko reka nkwereke ntago nagucisha mu gikari. Reka ngende nyingure muri salo then tuganire. Nari. Sawa. Tujyana isanzuye hano. Sawa bankana. Nagari fresh. Skundi ndashaka kundi. Yeah, wow. Ariko iki gikote uze kugikuramo. Nari. Reka nze nkingure muri salo. Sawa. Cynthia. Ni wowe narategereje. boss murya neza koko yaba mwese mutapfaga ariko icyo nzi cyo sha uriya ndamushyira mu bandi nabeshyera ubusa mushyira mu bandi ubutaha amutwara boss ndabona twanajyanishije nk'aka kagakote reka tugashyire hariya kuri iriya tiruwari sawa ntari turaba tubigira neza we ntari nta kintu kirimo cyangirika ariko urasa neza disi apucuri semana ya nandi kubona hano mu rugo ari heza twigire mu cyumba hano kuri ntari ujye umvugisha gusa nzajya nza nkurebe
Kumpereza imfunguzo se bite? Okay, ntabwo nari. Ugiye? Ahubwo se urabona nabura aho njya. Watetse? Uteke nawe woze ntabwo ufite amabara. Hari imbabura njyanye. Kandi wa mukobwa. Umaze kwigira nabi. Jewe ubu ngubu nzajya nirirwa nshaka amafaranga yo guhaha hanyuma mpindukire na nitekere we wiriwe aha ngaha. Wabonye se mpereko? Wari uri heza. Hari akazi wari wagiyeho? Wabibwirwa n'iki? Ese nta mafaranga twavuganya rero utaya? Amafaranga asaburiye he nibyo ndimo nkubaza. Ntabwo ngende guteka. Ikindi nta nubwo imbabura nyijyanye na gaze sinyitwara. Nta n'isafuriya njyanye nawe. Hariya nawe ari iburayi. Kandi umaze kwigira nabi. Simeruka kugukora mu matwi. Mbabarira nawe umwara mu matwi. Ahubwo agenda guteka ndaje. Wenda uzi ko nateka. Kanze mbe nirebera filime nanjye. Yego da. Nushaka urari ugiye. Ubwo rutarimo ibiryo n'inzara mfite. Ndarubyemo kumaramiye. Ato. Anje reka nze nigendere ahubwo. Ndebera wajya kwinywera agacupa. Ntacyo. Kanze mpamagare Patrick nze njye kwinywera agacupa. Nagize imfunguzo arazibona rushya. Aze kurira ace hejuru. Kandi igendere ntacyo. Ndajya mu rugo rutarimo ibiryo n'inzara mfite ko akaraka. Ari gufata agatege ubundi ngo ni ihembe yazanye nge nzazana inkuba. Ni karibu. Komeza mu cyumba. Uramusoso. Ese ko utari kunsuhuza? Igira narakumenye di. Ako mani. Ikintu kigutera kuba umugore mubi ni ikihe? Habaye iki se kandi? Oya, ahubwo haguruka. Ubushize uvuye aha ngaha ndaremba. Haguruka, ntabwo bikiri bya bindi haguruka ugende. Oya haguruka. Oya ntabwo nahaguruka ntabanje kumenya ibyo ari byo. Oya haguruka, mpaguruke se. Ntabwo ngukine mu cyumba cyanjye haguruka. Niba ari ibindi uzanye byo kumuha ugirayo. Genda. Ubona ishyamba atari ryero. Oya genda. Habaye. Oya genda ariko. Ihute ntabwo nshaka ibindi bisobanuro byinshi. Haguruka ugende. Ushize wavuye aha ndaremba niba uzanye ibimpumura singukeneye. Ihute genda. Ukumva ko ibyo bintu ari njye ubizana kubivuga. Ihute genda. Wamenye iki se kandi? Wagenda se? Aha, ibyo bintu wamenye nyamara oya genda. Ujye wumva bikeya utekereze byinshi. Ihute igendere. Niba ari ibindi uzanye ntabwo ngipfuye kuko wahageze nakumenya. Umugore nizeraga nabwiraga byose. Igendere. Nzashyira nkire. Njyewe nzaguzanira inkuba noneho. Ihembe hoya.